bikorwa inshuti z'akarere inshuti z'abanyarusiga n'abanyagako twaje hano gusoza turi inyuma yanyu ya kane abanyarwanda twemeje igikorwa cyo kubashyira agacumu kumwe cyangwa se kubafata mu mugongo tumaze kugenda twiyunga guhagararira duhorere byatubayeho ubuhamya bw'ubugufi zaba nziza bateye ibiti 5 bisobanura cyane cyane umuryango Shalom icyo uvuze ariko naho abantu bazajya bahurira bakaganira kuko kutaganira niyo mpamvu nyamukuru ituma abantu bigeza aho twigejeje kwa jenoside kumutima w'ingenzi mu bahano batubunge bisiga bakotako nuko mu bizi hano mu Rwanda gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge igahunda iteganywa ngenderwaho y'ubumwe n'ubwiyunge ngo rero turasaba buri munyarwanda wese muzima bwa buri munsi turasaba gukora politiki muzima bwa buri munsi iteka ryose gushyira imbere ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ahandi bakora amajyambere bareba bituma abantu babaho neza ibipimo ari ukureba ibyo umuntu yagezeho twe hano turacyarwana no kubanisha abantu ariko noneho turashimira Imana aho tugeze ni byiza cyane dufite urugendo ruhagije aho ubona nk'imiryango irahanga amashyirahamwe byose akomoka muri abo bantu abishe n'abice ntabwo dufite intambwe ndende turasaba buri wese rero yuko mu mihigo ye yashyiraho ubumwe n'ubwiyunge abavandimwe batwaye mu gihe bumvishe imbabazi turi kubasaba imbabazi twabasabye muri gacaca biriya biti bitanu akenshi turashaka ni ukubona igicucu batudohoreye abantu bahurira ni ibiti bifite imbuto abazahura bazazirya ikindi mu byo bavuze igiti ubwacyo kigaragaza ubuzima amababi mashya aboneka buri munsi ashaje akavaho amateka mabi twabaye muri n'ariya mababi ashaje agenda avaho amateka meza tuganamo kandi ahoraho n'ariya mababi mashya ahora aza ku biti mu cyahoze ari guteka ibihumbi 385 bose mutubabare dushakisha ibihumbi 100 umwana ubwiyunge bw'Abanyarwanda kugaragara gutera intambwe ifatika kandi igaragara n'intangarugero ahandi hose mu kuri abantu bakoze nk'iyo twakoze mu Rwanda ntabwo bakwiye aho tugejeje muri myaka 10 gusa kandi ikindi yuko igihugu cyacu amikoro ihagije ariko hari ibihugu bikomeye cyane nka South Africa n'iyushime urebye ibyo bavuye nabyo ntabwo babigeranya n'iby'iwacu ariko urugendo twatanga icyayi ariko ntabwo bageze aho tugeze kwigisha abaturage bati rwose mutubabare 300 dushakisha ubu nabo rwose abenshi barengeje rero erega igisenyi umwe akenshi n'ubwishinga utwabuze muri iki gihugu ariko mu yandi magambo abika mu byumvikana igisenyi bumwe n'intambara kuvuga ngo ahari intambara nuko haba harabaye ubukene iyo uvanyeho ubukene ufasha abantu kujya mu bumwe neza nk'uko mwabibonye hano barafatanya korora barahana ubuhamya bugufi kandi bwiza maze iyo bazamuye ibya mbere avuga ati tuduhorere natwe turi intambwe tugerageza kwishyura none n'uyu munsi mugitanga ubuhamya kandi yikijwe na benshi reka twumve mu ijwi rya Rukingo n'Isamba abemeye duhora koko kandi uyu munsi bakaba hamwe abaturanyi babo banafatanya mu biganiro binyuranye byo kwiyubaka muri ya mishinga inyuranye bumve Rukingo n'Isamba kwesha agaciro ariko mu kwesha agaciro kwe agashyira mu bigo ya buri munsi ubumwe n'ubwiyunge icyumweru kimwe n'ubwiyunge mu kuri ni umusaruro w'ibitekerezo by'Abanyarwanda igihe hagirwaga politiki ngenderwaho y'ubumwe n'ubwiyunge mu gihugu inzego zose zagishijwe inama Abanyarwanda mu mwaka wa 2006 bemeza ko hagomba kuba icyumweru ngarukamwaka cyo kwibuka ubuzima twabayemo cyo kwibuka icyashinje ubumwe bwacu hanyuma dufata ingamba zo gusigasira icyo tumaze kugeraho tutuzanye imbere ziraboneka ibyo ni ngombwa nta rugendo nk'uru nguru rukomoka aho
twavuye ntabwo ushobora kuvuga yuko abantu biciwe n'abantu bishe imyaka 17 byakura kuyegeranya ntabwo byoroshye ariko turashimira Imana imaze kure bitangaza urugendo usanga kurushaho koroha uko bukeye nuko bwije ingengabitekerezo none hari abantu kibazo yuko byabe muri iki gihugu mu by'ukuri urugendo rutarangiye cyo ni ikintu kibazo dufite muri iki gihugu hakaza abanyapolitiki badasobanutse muri iki gihugu cyacu bakora amakosa cyangwa se bahemuka mu byo baragijwe bagasuka mu gihugu n'abakoze jenoside ugasanga ikinaye mu Rwanda hano agiye yakiriwe n'agata mu rugo mu Faransa abo ngabo nabo baza kurema kandi gaco mahanga kaza guteza ikibazo hano mu Rwanda ayo makuru bazana n'indi mbogamizi kumwe n'ubwiyunge n'urugendo rero rukomeye dushimira Imana ko abayobozi bacu barasobanutse iteka ryose gutsinda ibyo byose birashoboka. Ese ko twumva ari abantu bakunda kuvugira ku maradiyo bo hanze bavuga ko ubuyobozi buriho ubu ngubu mu gihugu cy'u Rwanda bushobora kuba ngo budaha abaturage ubwisanzure ndetse n'ibyo bakora basa nkaho baha ijambo bamwe abandi bakaba ntaryo babaha ibyo byo ko bica ku maradiyo abaturage bumva byo nta kintu byahungabanya ku bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda baba barimo batera intambwe. Njye ndashimira Imana ubwishyu burahangaha buragaragaza ko muzabasubiza bari abantu bazahora bandika ariko no mu mujyi mpora bazavuga no mu mujyi muvuga ubwisanzure bwa buri munyarwanda hano buragaragara ahangaha hano ntabwo wabasha kuvuga ngo uyu ni umutu uyu ni umututsi kuko ikibazo cyari amata none habaye programme yagira nk'umunyarwanda abantu bose baranywa amata abantu bose barasa kuvuga ngo rero ayo maradiyo avuga hanze ndabashimiye ko muri benshi namwe muvuge basubize abo bandika hanze hari leta y'u Rwanda komera leta y'u Rwanda sugira wewe watabaye u Rwanda n'abanyarwanda ukaje ukatuzanira ubumwe bw'iyunge waradutabaye abanyamadini cyane cyane ubo nabasaba kumwihariko yuko bakora ibishoboka byose baravuga bakumvikana n'abanyarwanda ukatuzanira ubumwe bw'iyunge waradutabaye cyane